umva ukuri umwanya n'inshingano y'umudiyakoni mu itorero. Soma muri Bibiliya ibyakozwe n'intumwa igice cya 4 umurongo wa 34 hadusobanurira ko intumwa 12 Yesu yasize Yuda kavamo agasimburwa na Matiyasi zaje kwicara maze zita ku bakene zikurikije amakene y'abantu ko yabagari kubw'umutungo bakiraga uturutse mu bizera, aho abantu bagurishaga amasambu, aho abantu bagurishaga imirima yabo, aho abantu batangaga amaturo y'ubwitange maze barangiza bakabizanira intumwa. Uko kubizanira intumwa zagabanyaga bera hakurikije uko bakennye. Umva kuri mwene data, igihe babonaga ko umurimo uzabuza amashami yandi y'umurimo gukomeza, harimo umurimo w'ibwiriza butumwa batoranirijwe, batekereje igitekerezo cyiza mu byakozwe n'intumwa igice cyaho cya 6 hatorwa abadiyakoni 6 ba mbere. Ibi tubisoma he? Tubisoma mu byakozwe n'intumwa igice cya 6 umurongo waho n'uwa 2. Aba 12 bahamagara abigishwa bose bati, ntibikwiriye ko tureka kwigisha ijambo ry'Imana, kwicara ku meza tugabura. Ubwo intumwa zakoraga kwari ukugabura. Uku kugabura rero kwari kwakomye mu nkokora umurimo w'ibwiriza butumwa. Nuko bene data mutoranye muri mwe abantu 7 bashimwa buzuye umwuka wera n'ubwenge, tubashyire kuri uyu murimo, ariko twebwe tuzakomeza gusenga no kugabura ijambo ry'Imana. Intumwa zari zifashe indi departema yo kubwiriza no kugabura ijambo ry'Imana no gusenga. Batoranya 7 babasiga ku shami ryo kugabura. Umva kuri mwene data, umudiyakoni icyo yatorewe ni ukugaburira bera, ni ukwita ku mashami yose y'umurimo w'itorero akoresheje umutungo ahabwa uva mu bizera. Umva kuri mwene data, umudiyakoni si wo gukubura no gutegura ahasengerwa gusa. Umudiyakoni si wo kubara ngo narangiza ahereze abakuru amafaranga. Ahubwo umudiyakoni yita ku mfubyi, akita ku bapfakazi, akita ku ndushyi akoresheje ibyo ahabwa n'abizera ari wo mutungo ahabwa. Dore ko muri Bibiliya naho ubwaho hatubwira ko twese turi abavandimwe. Ni Matayo 23 umurongo waho n'uwa 8 kugeza ku murongo wa 9. Umva kuri mwene data, mu gitabo cya Yakobo igice cya 1 umurongo wa 27 hatubwira idini y'ukuri. Ubwo idini y'ukuri yita ku mbabare, mwene data turagira ngo tukurangire kwigomba no kwitandukanya n'ibyisi. Umva kuri mwene data, umurimo w'umudiyakoni ni ugufasha abakene, ni ukwita ku mbabare, ni ukwakira umutungo, yarangiza akita ku mashami yose y'umurimo. Umva kuri mwene data.